none se narenga hirya umutima waje ukamuka mbyimba ngo nubundi sinamubabariye cyangwa ukamubwira uvuga ngo sinamubabariye ngo twarakosanye ngo sinagize kuki kandi ndabazi ngo umfa kumabarira kubera ko abantu bari bagumye kumpata ngo mubabarire ariko nje ngo pe sinigeze muborera mu mutima ubwo no bukristo none reka wenda tuvuge twavuze ngo umunsi tuje mu gipasiteri tuje nk'abapasiteri hano mubabarirane n'imbaraga z'Imana na mugenzi wawe umuntu w'umukristo ugomba kubabarira. Hello muraho nshuti bavandimwe bakunze yo Ndagano TV show, turabashuje mwese aho muherereye ku migabane y'isi itandukanye, turabahobeye mwese mukomere cyane, abantu mwese mudukunda natwe turabakunda, nukuri twabona ukuntu tubivuga ariko mutwereka urukundo bikaturenga, rero natwe turabakunda cyane. Twihanganishije abantu bose bari mu bibazo bitandukanye, ababuze ababo, umuntu wese wumva umutima we utameze neza, wumva udatuje, ufite ibibazo bitandukanye, wihangane nawe umunsi wawe urahari. Rero uyu munsi ndi kumwe na murumuna wanjye, ubundi ntabwo ahari, ubu turi babiri. Reka mwakire atwibwire, mbere yuko atwibwira reka njye mbanze mbibwire. Njyewe amazina yanjye ku bantu bambonye bwa mbere nitwa Nyambo Joli. Ni karibu nawe natwibwira kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Kama wibwirana nkaho ari ubwa mbere. None hari abageze hano bwa mbere. Ahubwo sinibwiranye neza. Narakuvuga ngo ndi umukobwa w'abanyabyinshi. Cyane gutazavuga. Karori bagiwe. Nukuri mu abantu muze mbabara. Nje ni bari kintu kisakingora. Kwibwirana. Niyo umuntu ambwiye ngo mwibwire. Azagenda nyibutsa nkambwira ngo nitwa gutya. Ukazusigaye iwanyu hari nkavuga. Sokuru iwanyu sokuru wawe ninde papa wawe. Kwa kundi noneho tukambire ngo ukurikiranye ibisekuruza ngo kanaka ngo ndagano waka oya rwose. Nari se nobimenye. Sinzi kwibwirana binanira. Arakoze cyane mugenzi wanjye, nanjye ndabaramukije inshuti zacu abantu bo kuri Ndagano TV, turabaramukije ahantu hose buri wese aherereye, tutarenze tuvuga igihugu runaka, igihugu cyose urimo turakuramukije, wumve ko tuguhaye ikaze na karibu kabisa, wegere bisanzure, mutera agatebe mubane natwe. Hanyuma amazina nk'ibisanzwe ni kuri Alice. Yego, arakoze cyane. Rero ni karibu tubahaye ikaze kuri channel yacu ya Ndagano TV show. Abantu mwese mudukurikiye, komeze mudukurikirane murebe ibiganiro birangire kugira ngo dukomeze dutere imbere. Nicyo cyatuzanye hano, tuzatugumaga kuzanira ibisura byacu aha ngaha, nutumara tubira uzaza susegusura tubira kugera ku cyatuzanye, uzaza ngo usigisura duteze imbere tafazari. Ni mwebwe, ni maboko yacu, ni mwebwe dutegeyeho byose kabisa, turiho kubera mwebwe. Rero muturebe murebe ibiganiro birangire kugira ngo ibintu birushaho kugenda neza, nyine tugume dusonge imbere. Natwe tugize iminsi kabisa hano hantu, muhadukure tugere ku rundi rwego. Mudushira ku rundi rwego, mudushira ku rundi rwego. Ni mwebwe, nta bandi duhatubwira, ni mwebwe mutumve cyane. Rero uyu munsi muri kwibaza ngo se aba mama b'icyaha ngaha twatubona bacyangamutse ni biki batuzaniye? Noneho tubazaniye ibintu. Uyu munsi none tubazaniye ibintu byiza, nka tuje mu mafuta y'abapasiteri. Urumva ufite reverend, urumva ufite umwuka wa reverend, banshingize Bibiliya hano mbirize nayo wanje. Ariko ngo tumukundaga ngo bazane Bibiliya ngo basome ngo babwirize, mukunda bazane ngo byagenze gute, abangumye mururatse hariya Amatiku batukane. Oya twebwe yature oya twebwe nta gitutsi kizogaragara hano kwa Ndagano. Ntago ari uko twatozwe, tuzotukana timuturindirira aho ngaho. Uyu munsi rero tuje kuvuga ku kintu cyitwa imbabazi cyangwa kubabarira. Rero kubabarira bifite nk'ibice bibiri biremereye. Ushobora kubisesengura wowe kubyumva ukabyagura cyane, ariko njyewe ibyo mpana numva tugiye kuvugaho ni utuntu tubiri. Kubabarira birabohora, bituma umuntu abohoka, ukumva nyine muri wewe urabohotse kubera ko wakiranutse n'uwo mwana ufitanye ikibazo wamubabariye nyine.
kabisa. umutima wawe ukabohoka ukagira amahoro n'ishyari rigashira. Buriya uza ahantu ishyari rihera ni ukutababarira, ukagenda ukagira inzika mu mutima wawe, ukabika ibintu bitabika kandi ntibiza biva mu zuhoro bitekerezo iyo utababariye nk'ikintu zuhora wumva nyine wa muntu uza wamubika mu mutima wawe wibagigwe ukama umutwara mu mutima wawe nyine, wagera aho ngaho ukamwanga ugatangira no kumutekerereza ibibi. Kandi hari umugore wavuze ngo witwa Pastor Mutesi, agira amagambo y'ubwenge. Naje ndamukurikirana ndaramukunda Pastor Mutesi. Pastor Mutesi kandi nawe ndambona akunda kubabarira ibintu, hari kuntu neza numva hari kuntu bazamutera amabuye ibiki byose bikamwirundaho, ariko wamubona ameze neza arakeye akababarira cyane rwose n'ukuri pe. ariko none inzara uriya mubyeyi hari ikintu arusha abandi cyane, icyo yakoze nta kindi, bisaba nyine kubitahura ukabyumva, bisaba nyine iyo utabyumvishije sha biragoye pe. bona sara ariko ibanza nawe mbona rwose bati mubabarire, bakikorera ingutiya ku mutwe bakikorera ibyatsi none uzasanga abantu Pastor Mutesi yagize cyane, Pastor Mutesi yagize gucya, Pastor koma ariko nawe yaza gusubiza ukumva arabohotse, araruhutse mu mutima, amubona nta kibazo umutima we kandi yanavuga hari ukuntu nyine ushobora kuza niyo wenda wabara ukazumva nyine kuvuga n'ikijinya ku mutima mubi, ariko iwe nimba ari abantu baba bakeye ndamukurikirana cyane kandi ndanamukunda. Twatuvuze ngo Pastor Mutesi yaravuze ngo ishari ni ryo shuri rya nyuma wiga. Rero numvishije umuntu umwe avuga ngo ishari ni murumuna w'umurozi. Ni ryo shuri rya nyuma wiga ukamubura umurozi gutya ukavuga uti ibihuru sinzi ko bazabibwira simbizi. Ukagendera ku gataro. Ukagendera ku gataro kabisa ukaguruka ukaza urara mu biro wicaye kubera abandi bataba bakutekereza biturije bafite amahoro ya Nyagasani yose, wowe ukarara wicaye kubera abo. Ariko burya ni ukuri abantu muza mubabarira. Nimba ugiranye n'ikibazo na mugenzi wawe genda umwegere. Mwegere musaba n'imbabazi mukiranuke nibwo ubohoka. Nimba ufitanye ikibazo n'umuntu ukanga kubabarira, umutima wawe kugira wawufunze wawushize muri gereza ukawufunga. Ariko muzi gereza ni ahantu utisanzura, ni ahantu nta burenganzira uba ufite, ni ahantu habi cyane. Rero ariko nukuri bavandi mubabarirane, ibiri iravuga ngo tubabarirane nibwo natwe tuzababarirwa. Tubabarirane nibwo tuzababarirwa, data wo mwijuru turemera imitima mishasha kandi babarira. Kandi baririmbye nuko nyine bigenda bikwamba kwigize nabi birashira. Ariko nukuri bene data mubabarirane pe. Ariko barishura baremera imitima misha kabisa kubabarira. Nako Bibiliya ivuga. Hanyuma nyine hari ukuntu wenda kuko tuba dufitanye ikibazo, wenda nkaza kukubwira nyine ngo dutunganye tubabarirane, ariko je nyine nkumva mu mutima wanje nta kibazo mfite, nyine mu mutima ntuncira urubanza nkumva nakubabariye pe kandi nabitekerejeho. Ariko wewe ukambabarira uzambabazi za nyiraruresha none se narenga hirya umutima wanjye ukambuka mukabyiga ngo n'ubundi sinamubabariye cyangwa ukambwira uvuga ngo sinamubabariye ngo twarakosanye ngo sinagize guke kandi imbabazi ngo umfa kumubabarira kubera ko abantu bari bagumye kumpata ngo mubabarire ngo ariko nje ngo pe sinigeze mubabarira mu mutima ubwo ni ubukristo none reka wenda tuvuge twavuze ngo uyu munsi tuje mu gipasiteri tuje nk'abapasiteri hano mubabarirane nimba yaragizanye ikibazo na mugenzi wawe umuntu w'umukristo ugomba kubabarira mugenzi wawe kugira ngo umutima wawe ubohoke. Buriya turiho kugira imbabazi z'Imana. Abantu nimba hari ikintu kibaho turi abanyamafuti, ni nkaho dukozwe mu mafuti. Iyo hatari imbabazi z'Imana tuba twarashize, tuba tukibaho tuba twarashize. Ariko kubera imbabazi z'Imana turiho. Kuko ihora tubabarira buri kanya ntiza yinuba kutubabarira. Rero natwe twige kubabarira tubohoke. Ikindi kubabarira mugira imitima yoroshe. Naye mvuze ngo ni ibintu bibiri. Kubabarira bituma ubana n'abantu bose amahoro. Na Bibiliya iravuga ngo mwige kubana n'abantu bose amahoro. Iyo ubabariye umutima wawe ufite amahoro, mubana neza n'abantu bose nyine. Rero ikintu cyitwa kubabarira mugende mugitindeho cyane kandi nta muntu dutunze agatoki. Nta nuwo duhatubwira abantu bose muri kutumva nimba uzi ko hari umuntu wikoreye umutima wawe mubabarirane pe ugende umubabarire. Mubabarirane abantu bose babana amahoro
n'abagenzi bacu baba YouTuber kuri iyi mihanda ari mu kuza akavuga ngo mbabarire ngo sinzongera wenda kuvuga ku kintu runaka ngo sinzongera gutukana noneho ndabiretse ejo mu gitondo tukabona haragarutse kandi muri yashusho hatukana kandi yavuze ngo mukagenda mukicara mugasabana imbabazi bakabunga mugasabana imbabazi kabiri kangahe kandi tukabona muraje kandi kumurongera gutukana ibyo bintu kabisa mugende mubireke mubabarire nyine nyakubabarira mureke imbabazi za nyirarurishwa mubabarirane bishire imitima yanyice mu buhoke mubabarirane pe cyane kandi iyo wababariye buriya niwo uba wigiriye neza cyane uzi guhora wikoreye umutima wawe wabona umuntu kumva tushaka kumubona muhure atambuke tumusuhuze ariko ese ubundi bazabishobora gute nje sinobishobora nange sinobishobora nukuri ahubwo ngwenda ngo kusane n'umuntu ngo saduhura tugira gute tutavugana umwe yamaceho ndaceho ndaguvuganya tamwaramutse ntamwiri ese sinobishobora ukajya muzi ko hari umuntu mufitanye ikibazo ukajya mugasiza ukwezi kukaza kugashira umwaka ugashira imyaka 10 igashira utaratera intambwe ngo uje kumusaba imbabazi hari abantu babitse abandi kandi nubwo navuze ngo abantu bo kuri YouTube nibo tubona kandi bavandi mwitondera amagambo muvuga mwitondera amagambo muvuga ushobora hari umunyamakuru umwe simumesheninga no mu YouTube nako YouTube wo mu Rwanda bazanye akantu aravuga ari gutuka mugenzi we kwa kundi bazavuga ngo few moment later mukanya yaza mutuka bazanye ngo few moment later bamubazana aha muvuga neza tumenye ukabona n'ibintu bibiri bitandukanye kera rya jambo yarari hanuye yaramututse nta kirigaruri kandi rirabitse hari abantu babiri abantu bazi kubika hari abantu bazi kubika rero sinabantu iyi mutandaho nimbi utakantu gandi gasibika n'umwuzukuru wawe n'ubuvivi bwawe azoza abisange rero mwirinde few moment later Bose mba nshobora kukavuga ko ngako few moment later bazaba bakuzanira ikintu kumena amavuta bazaba bakuzanira ikintu wagiguye ejo kandi bagasagaruye tukigaruye mbega ariko kandi biteye isoni cyane kabisa ibaza rero ko kumva ko ikintu tuvuge nk'imyaka wenda tuvuge ko nyine kuri mutanda bitazabishira tuvuge ko umukecuru wenda rukokoro wagenda rakugwa ko ni gute amaze waje kubona ukamumva akamakuzana ngo reba gace rukuru yavuze 2026 bakabizana muri 50 bakabizana muri 50 muri 2050 amazu gasebo kandi uri umukecuru n'abana bawe bakaza bagira isoni bege ijambo wataye hasi utakigaruye abantu mwiga kuvuga neza twiga kuvuga neza turi kuri iyi mihanda twiga kuvuga neza ushaka kuvuga ikintu wenda cyangwa tukanka mugenzi wawe nyuma y'imyaka 100 utakiriho waranapfuye bakarigaruka kandi rikagaruka kuri babandi bawe wasize abo wabyaye akaba rero rigarukaho yego pe muri kubyara mufite abana ntimumenye aho bazohurira wega nimba mwarashwanye muri mwebwe abana bawe bagahura wenda bagaturana cyangwa bagashakana none bibaza nko kumva ngo cyangwa bakaja gushakana ukamusanga ikintu cyishesha ubukwe bakavuga ngo nyina yatutse ngo abavyeyi ngo yatutse abavyeyi ubukwe bukaba burapfuye mwirinde kandi abana batarabigizemo uruhare cyane rwose ni ikintu mwirinde pe ni ukuri pe abantu bose mubana amahoro muza muvugana neza nimba ese ubundi nimba ufitanye wenda n'amatiku cyangwa se na mugenzi wawe badara yo kuja kumutuka wenda ngo kuri social media wawe ukamwegera cyangwa basi ukamutuka atari na kamera ukamusanga mu nzu ashaka ugatukana ariko kumwandagaza ngo mukozi isi oya ariko kuvuga ngo none ahubwo afazari wagenda ukamutuka wenda inyuma ya kamera aho kuvuga ngo uje kuri social media cyangwa se kuri mutandao ngo wagaye gutuka mugenzi wawe ibintu bitazashira abantu bose bazabona afazari wagenda ukamusanga mu nzu mugafata amangu muze musabane imbabazi ariko icyo sico tuvuze musabane imbabazi niba mwaratukanye byabayeho kandi abantu barakosa iyo turi abantu udakosa wenda ushobora kunyerera gato ukabutukanyira mugenzi wawe ariko ntibivuze ngo wenda ngo kamere zacu zazivuga kurakara vuba ariko ni amasukari rimwe na rimwe aba yapanze ukamomba isi noneho ubu nyine
isukari zarapaze gusa umuntu asigaye akubwira akantu kamumva nk'ibintu nka bitatu ukamusesengura ngo arashitse kuntu ukaguta cyangwa yavuga amva ngo uriya nije wahaye abwira yego nije habwira ari no mu rusengero yawe yavuze no mu rusengero pastor runaka ukaruka burakomeretse ngo kuri ngo nije wahaye abwira oya yego jewe uzabivuga se uzabirasaho uzabiraza kuri mugenzi wawe cyangwa ukamuvuga ngo yamubwiye yamubwiriye ariko n'abazavuga pasiteri yabwiriza abandi bafitanye nk'akabazo yavuga bisanzwe yabwiriza bisanzwe akamwumva niwe haye abwira hari abantu no mu masengero rwose no mu masengero abantu barimo gukomereka kandi ariho tugomba kuruhukira ariho tugomba kuruhuka ukamusanga harimo ibintu harimo udutsiko ibintu utamenya ukamusanga abantu bikoreye abandi mu bintu z'akajagari z'akavuyo bidafite 12 ibintu bidahari wogenda ukamuvuga gusa ijambo rimwe iri rimwe gusa mbabarira ibintu byose bikamubishyira umutima wawe ukamawuka kandi na wa wundi nawe tubwira n'abantu nawe ujye wagiye gusaba imbabazi muza muhoka mwembi babifitanye ikibazo mubabarerane bishishire habe no mu mago yacu umugore n'umugabo nabo baza bashwana ntazi bana zidakumanya amahembe ariko amusanga ijambo mbabarira rirananiranye upaka ngo wakoze amakosa kandi ubanza ijambo ridafite n'inyuguti zingahe si ukuvuga ngo wakoze amakosa umwe azamavuga ngo nje ngo niwe aho nyine urasa wategaga kukuwanyuga ngo niwe wakoze amakosa uri umweru ukamwumva mugenzi wawe niwe wakoshe ijambo mbabarira ry'inyuguti zingahe Akusha niyo mpamvu riza rigo kujya nyiro bazavuga ngo wenda kubabarira nyine kujya kugora nako ni kuba uzi guterera muvuga ngo mbabarira nakoza amakosa biragora ukumva n'umuzigo wikoreye ukumva n'ikintu kimerereye ariko uzarebe niyo wenda niyo uteye intambwe wenda ukavuga nyine ngo mbabarira uzumva uruguse mu mutima ukumva uruhutse mu mutwe uzamumva worusha ugusa n'umuntu wikoreye ikintu n'umuntu wanyagiwe uzamumva n'umuntu uremerewe wari wikorera nk'umuzigo ukakuremera wari wikorera nk'umunyu iwacu nko muri Kongo iyo wajaga kwikorera umunyu biro bibiri ukagana ngo none bakwikoresha ko ibicumi inyaye umunyu sure neza rero iyo usabye imbabazi kumva umutima wawe urabohora uzamumva woroshe ukamumva urishimye ndetse bikagaruka sinzi impamvu abantu uzamumva ukeye mu mutima ukumva byishimo biraje ukumva uraruhutse ukumva umeze neza ndetse ukazamumva ko urakandagira ugafasha cyane rwose hakuzi kugenda wumva umutima wawe wohotse wumva nta muntu mufitanye ikibazo wenda no gwikekwe wenda n'ibintu noneho iyo umufitanye ikibazo uvuga ngo sikana nambona nagira gute oya hari abantu kwanze baba bafitanye nk'ibibazo wenda waguzanye nk'ikibazo na mugenzi wawe uzarebe habe no mu muhanda hari umuntu ushaka kureba cyo akamugutahura twishimye tuza wishima cyane rwose tuzuca tuzugira gute tuzawambara ngo bekwe uzugira ngo none wanyaga na yambara y'urura imvura y'urubura igeze gwa mwisha uzi umuntu yanyagiye ku giti cyiwe ntamvura ihari ayo akabene ko kunyagirwa ntamvura ihari mbega ibintu bibi yeme none mubabarirane kabisa mubabarirane nta bintu byo kuza nta bintu byinshi bihari nta bintu byinshi mupfa birenze ngo reka naje munsi muvuge oya kwamuza ukazamubigura ukagira gute bamwe bakavuga mu marenga ariko twatubyumva kandi na wa muntu wabibwira azabyumva niyo muntu wa mbere uzubyumva rero bavandi mubabarirane kabisa mubabarirane izo mbabazi za nyirarureshwa zigende zishire titukongera kukubona ngo warasabye imbabazi ngo kandi mutuka n'abantu muri rusange nawe muntu ufitanye ikibazo n'umuntu wikoreye umutima wawe nyabona agira umutima woroshe ugende umusabe imbabazi nta byacitse ntacyo nta birenze nta kintu umuntu atokubabarira cyane njyewe nimba ari iki iyo umuntu ambwiye ngo mbabarira habe no kuba warangiriye gute ahubwo nza numva ari njyewe nza numva ari nkanje wishinjisha amakosa avuga se umuntu kuki ntari naramubabariye mbere cyane nanjye simbikunda numva ko umutima wanje iyo gusa numvise ijambo nza numva ko umutima woroha kabisa ahubwo umuntu yoceceka woceceka uvuga ngo wenda rero nza numva ku giti cyane numva naceceka aho kuvuga ngo nkosa ari n'umuntu wenda ngo mve navuga amagambo mabi cyangwa nkavuga ijambo rigakomeretsa umuntu muza mwitondera amagambo mubwira abantu afazari woceceka kuvuga ngo ururimi ni rubi naceceka kabisa ururimi abaririmbyi babize baririmbye ngo nakantu gatoya abantu bazaza babona mbatambutse ntabasarimiye siko bye no kwirinda no kwirinda ururimi taje guteshuka yes nose kubwira umuntu ngo mwaramutse byatuma uteshuka
hari ukunda abantu babazana mushene ugasanga bavuze ibintu oya yewe rwose mwaramutse ukikomereza nyine nshaka kuvuga ngo mwaramutse nkikomeza ntavuze ayandi kubera kwirinda oya waravuze ngo mwaramutse utabasuhuje oya oya se no baca ntabaramukije ariko nyine mwaramutse cyangwa mwiriwe nkikomereza muri za gahunda zacu rero naho ngaho twari turi turababwiye ngo umuntu wese wumva aboshwe mugende mubohoke muture iyo mizigo muhambure iyo migozi y'abahambiriye mwiyikoreje mwenyine mwishyize mu magereza mwenyine mugende mwikure muri gereza mubabarire rero turabashimiye abantu bose mwari mudukurikiye dukomeza kubabwira ngo mukomeze mudukangireho musharinga ibiganiro byacu n'abantu bataratubona batubone muturebe abantu mutaratubona mutubonye bwa mbere nimudusharingaga hari abantu muduherezaga batatuzi bakamavuga ngo abana babaha ngaha turahari kabisa yeme n'ukuri turabahawe kandi turabakunze muturebe kandi turabakunze muje kuri Ndagano TV mukore subscribe share comment muzabona ibiganiro nyine byacu kugihe cyangwa nyine iyo ukoze subscribe iyo ikiganiro gisohotse bihita ukibona iyo yakanze kukazogera utiriwe uje gushaka ngo Ndagano TV ngo bashizeho ikiganiro ngo bashizeho ikiganiro ariko wapfuye kugira gutya gusa nyine muri notification bakwizanira bamukibona ukabura watchinze rero murakoze kubana natwe cyane Imana ibahe umugisha kandi turabakunda cyane ibiganiro byacu nakagaruka bye bye